wenda azafata ubutaka bwa se agomba kwiga ibintu by'ikoranabuhanga akagera gute nawe agatanga akazi. Ibaze aramutse yize agatsindira kuba yatoza APR wabyemera? Umwana wanjye aratoza APR yayitoza gukora amafaranga bakamwishyura. Ntabwo ngiye umwana wanjye numva atakina muri APR. Ntabwo yakinamo? Nazangira agahinda igihe azaba akina muri APR ubona kumva ko umwana wanjye yatsinda agahinda azatoze APR mu amafaranga ariko ntazakina. Nuvuga ngo ntazakina. None se Nzovu mu buzima busanzwe mu by'ukuri wumva nk'umushinga uzakora nyuma y'ubu buzima ari uwuhe? Umushinga Imana ubushobozi bw'amafaranga yewe nakora umushinga w'irimbi. Umushinga w'irimbi? W'irimbi nkagura ahantu hanini cyane abantu bazaza waza gushyinguramo uwawe ukanyishyura. Ariko se ubwo si yo ndirimbo nayo ifite ubutumwa koko? Nagufite nyemo uriya baravuga ngo uraba sama ni kugiye cyizuba kandi kugiye cyizuba ugomba kubomora. Benshi bamenye ko babomora cy'ubukonje ariko twibutsa tugomora no kuzuba. Angelique Web TV. Twongeye kubaha ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube bita Angelique Web TV. Mushimira wowe wakoze subscribe kuri Angelique Web TV. Reka nanjye nkubwire nti amafufu amafaranga agufurebe. Nge muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatire cya Mutabazi rutarimba n'ibinyoma intore idatoragura amayugi. Imbere ya kamera tuhafite umutumirwa nta wundi muri kurebe imbere yanyu ni Nzovu niko musanzwe mwitabahizi. Reka tumuhe ikaze kuri imikoro na kamera za Angelique Web TV. Murakoze. Sibo bwa mbere mboneye kuri Angelique Web TV. Ndumva ntabwo nyiri umusangwa. Ntabwo nyiri umushyitsi ahubwo ndi umusangwa. Hano ni mu rugo. Icyo nabanza kubwira abakurikirana YouTube channel icyo abaraye bakoze dushaka n'abasaba share na comment batojye gukanda nzogera kugira ngo amakuru abagireho igihe. Abareba babikoze muri abagaciro Imana rwose ibara umugisha rwose. Yego Nzovu umeze neza? Yemeze neza. Ntarajya kurera ariko iyo kipe wambaye iri mu bibazo pe. Twebwe ikipe yacu ntabwo iri mu bibazo. Nongere gusubiremo urabona dusigaranye kugira ngo champion irangire. Ni twebwe mushigaje imikino si imikino mushigaje. Ni twebwe tuzajya gute tuzishyuza. Muzishyuza abande nyine urumva reka nubwo twebwe abafana benshi iyo twagiye ku kibuga amafaranga tugomba abareyo abafana muze muri benshi urabona championa irarangiye igikombe murakibuze. Turakibuze ni cya peri ariko dukeneye na peri nayo ntakifite rega. Ni cyaya kipe muri Sudani. Ni cyaya Hilali nawe yakijyanye. Ikombe bazagira irakipe muri Sudani. Aperi yo bayihe amafaranga $80,000. Ko buriya ngo nta bikombe bibisha gusohoka irushanwa rimeze nishati. Yego. Rero muze muri benshi abafana ba siporo muze muri benshi tubona amafaranga abakinyi tuzirukana badashoboye tugura abandi bakomeye none kuko n'ubundi tuzasohoka nimba mvanyemo gorira. Yego nzacyana finali ku gikombe cy'aho na APR kandi APR nshobora no kuyivanamo. APR se bro bayivanamo? APR witwaje iki? Yaragucitse kuri derby yaragucitse. Mugiye guhura ku itariki ni 9 harya. Nayibanje igitego ikishyura kuri penalty ishobora kuba ari n'ubujura. Ira penalty se niyo ubujura buriya cyucyuri mwahoze mutuka umusifuzi ngo ntago akiri cyucyuri ngo ni pucyuri.
tuvugisha ukuri ape yarancitse ejo bundi none se ubu ngubu noneho Gorilla yo murayiva mu nzara uyu munsi mbwire mace iri saa 12 mbwira abafana ba siporo muzi Nyamirambo muri benshi rwose buriya isona avuga ngo uwagutsinze ntawe yagiye Gorilla naragutsinze usezera mu gikombe cy'amahoro uyu munsi nabwo ndagutsinda muri shampiyona ku ruhande urakinisha ndi ku ruhande burangiye gupanga ikipe ya siporo yaragize nk'umupira kamwe no gupangira ikipe cyangwa ku bande ari ariko buri muntu unyura ku ruhande abazi umupira utanga imipira jya gusuza amasante jya gusuza Nzovu none se Nzovu barumbwiza ukuri uyu munsi murakina saa 12 sibyo nubundi bigaragara yuko nta kintu muri kurira igikombe mwarakijyanye burasa ari amafaranga ni ngombwa muri kuyakinira mushatse ni mwana bireka shampiyona oya shampiyona burya ugomba kurangiza udakinye nubwo ndi gikombe ari aperi zagitwara cya shampiyona yego tugomba kurangiza akoze Nzovu burushatse ni washinga ikipe ko numva imipira yose ubuyizi gushinga ikipe ni ubushobozi n'abakire birabananira ariko uzi kugira ngo ushinge ikipe uhembe abakinnyi imishahara yabo urabona shampiyona niyo mu Rwanda ibigizwe n'amezi agera muri 12 hari ugusinyisha abakinnyi ukaba amafaranga hari no kuvuga iti zambaye ngo umushahara wabo ibyo bita pirime yego iyi kipe yatsinze yagiye uvuga iti umunsi ndabakubita nk'ibihumbi 60 bya pirime yego yose ni amafaranga gusohokaho yego ubundi usibye nk'izi kipe ziba zikomeye APR ya Minisiteri y'Ingabo polisi ni y'umutekano polisi andi makipe aba ari ku turere naho rero siporo iri igikima ni iyacu ni y'abanyarwanda umuntu wese uri ya siporo akose n'iki cyaguteye guhitamo Rayon Sport kandi ihora itsindwa bishoboye kuba nawe ugera kwihangana ihora itsindwa uretse gutsinda ejo bundi muri shampiyona ntabwo turabakabikora pe turabakabikora ariko hari namwe ni nko gushima bira ni nk'abana kuri mwebwe ni abana kuri mwebwe ubundi hari umuntu wavuze ngo umuntu ufana Rayon Sport ngo yatunga abagore 5 ariko ni nabyo da buriya urabona siporo yanatsinze inzoga ziranyobwa abagore bakarongorwa inda zikinjiza kuko wagira ngo abafana siporo bafite amafaranga ngo bate ariko ko muri iki gihugu turayafite ni ukuvuga ngo Rayon Sport ifite amafaranga kurusha APR ntabwo yarusha aperi ya Minisiteri y'Ingabo ariko natwe aba ntabwo ariko se kubera iki APR itsinda itishima mwebwe mwatsinda mukishima n'abafana ba APR turabagurira murabagurira mbese aranywa Rujugiro Rujugiro ni umugabo yarubatse rwose nyine rwose ndanamukunda njya no mu kabari kiwe tugasangira tukajoyinga ahubwo buri umuntu wantangaje muri iyi minsi Nyamabondo ntabwo agikunda rero kubera iki mbizi Nyamabondo agikunda rero ntabwo agikunda rero simbizi ngo nuka ahimba indirimbo ya rero yarayihimbye ko match asigaye zirebera iwe mu rugo ariko ngo nawe wahimbye indirimbo oya nakubonye muri studio iriya ngo sama bomora bomozwa ariko se bira ubwo siyo ndirimbo nayo ifite ubutumwa koko nagufite nyemo uriya baravuga ngo uraba sama ni kugiye kizo kandi kugiye kizo bagomba kubomora benshi bamenye ko babomora ariko twibutsa tugomora no kuzuba mugomba kubomora ubwo ni ubutumwa koko waha nk'umwana wawe umwana wanjye se umwana wanjye n'umwana wanjye barumbwire nk'umwana wawe naramuka abonye irandirimba azavuga ati buriya papa ubutumwa ari kunyigisha ni ubu umwana wanjye no kwiga sinshaka ko ibyo nakoze nawe azabikora wifuza ko umwana wawe azakora iki se basi azigira ibiki rero yihangira imirimo agire gute nta butaka mfite ngo azafata ubutaka bwa se agomba kwiga ibintu by'ikoranabuhanga akagera gute nawe agatanga akazi ibaze aramutse yize agatsindira kuba yatoza APR wabyemera
umwana wanjye aratoza pe yayitoza gukora amafaranga bakamwishyura ntabwo njye umwana wanjye numva atakina muri aperi ntabwo yakinamo nazangira agahinda igihe azaba akina muri aperi ngo nakumva ko umwana wanjye yatsinda agahinda azatoze aperi muha amafaranga ariko ntazakina nuvuga ngo ntazakina. None se Nzovu mu buzima busanzwe mu by'ukuri wumva nk'umushinga uzakora nyuma y'ubu buzima ari uwuhe? Umushinga Imana impaye ubushobozi bw'amafaranga yewe nakora umushinga w'irimbi. Umushinga w'irimbi nkagura ahantu hanini cyane abantu bazaza waza gushyinguramo uwawe ukanyishyura. Ariko se umushinga w'irimbi Nzovu wajya usorera igihugu ra? Ariko nabonye harimo abakoze umushinga cyane nabibonye mu Kiyovu ugasanga umuntu arimo kuzererana ibibwana bibiri mu ntoki nabonye ndi kwimukira mu Kiyovu cy'abakire n'amaguru hafi y'ambasaderi y'abakongomani mbona umugabo afite ibibwana bibiri none defo ufite ibyo bibwana na telefone arafite umuki ufite imodoka nziza ya V8 yaragaza amazi ase icyo kibwana nangaye yambwa ngo ni 50 yego ubwo ngiye kukijyana banemera ngo ushyira amafaranga yego abura telefone umuke birangira cya kibwana atakijyanye urumva nawe yaramunyanganyije Ura buzima nabwo ari bwiza none kibwana iyo gishatse avuga kwinyara cyangwa kugira ngo ese ubundi imbwa barayorora cyangwa barayitunga? Imbwa barayitunga ikintu kiribwa nyine ushaka kuyorora ushaka kuyorora kugwa amata barumbwire Nzovu muri izi nyamaswa ebyiri ari imbwa n'ipusi wakwifuza kuba ihe nyamaswa? Wowe nta nimwe naba na uzabe kimwe muri nje nose kuhisa urakara niko kuhisa urakara ari imbwa n'ipusi nabiye nyamaswa nta nimwe rero baguhitishijemo yenda umuntu maso wowe uri umuntu kandi ufite ubumuntu. Okay, ugira inama nabonye ejo bundi yakabara mukubise bamwambura na telefone. None hariya mbonye ejo bundi nabonye ikiganiro bari kumusengera n'umugore yafunguye cano. Uramagira iyihe nama? Inama n'ubundi iyo itubicano kamwe nayikora bakamwicura. Ubwo inama rero yego abenshi bavuga ko yakamana njye ngushuka basigaye akubitwa sinzi ntabwo tuba turi kumwe namugira niba atangiye gukubitwa mu myaka 40 afite azajya 50 ninga akubitwa gute buriya yakafite imyaka 40 buriya murangana njye mfite 50 ninga ndamutwa n'umwana uriya n'umwana yego komeza umugira inama. Urabona asigaye ahondagurwa umugore we baratandukanye yego wenda nawe ntiwubatse kandi ni inshuti yawe ariko se uramugira iyihe nama kugira ngo nabone iki namugira inama yo kwitwararika wowe ukubitwa wowe ugira ute ibyo bituma umuntu asaza ibaza ariko gukubitwa n'indaya yaranze gukubitwa n'umugore we buriya ushobora gukubitwa aho hantu wakubitiwe abantu basigaye bafite amatelefoni bagahita bakuzuminga icyo gihe ukaba urimo kwica izina ryawe yego ariko ubundi umusitari wumva yakagombye kwitwara gute Nzovu? umusitari yakwitwarika neza ntagaragare mu bintu bibi ibyo nibura simbujije umusitari kunywa inzoga ariko ukanywera inzoga muri ka kabari bose bashobora gucunga umutekano wawe yego nicyo umusitari yakagombye kuba yitwaramo. Mu by'ukuri urabona na Esther nawe yagiye kwa mushuti wawe uwo bita Pateri yaramutwaye. Icyo kiganiro ndabizi mujya munakorana kana nagatwiko aka kazi turimo abasigaye bakora ugasanga umuntu ashaka kuzamukira ku rundi nkuko nanjye Esther yanzamukiyeho ukabana nk'umugabo n'umugore ariko nyuma baza gutandukana. Nose burakara nagatwiko ntago ari umugabo nk'umugore ntago murararana waba batera abana na Esther Esther akajya mu tundi tuwari ugasanga atashye saa 8 z'ijoro uwo ni umugore noneho buriya nagatwiko none uravuze ngo Esther ntago yavamo umugore ko nanone Esther nimba ibintu by'amayoga kereka abaye nk'umurokora agakiza
buriya Esther abaye nk'umugore agakizwa nibwo Esther nta nubwo ari na mubi, Esther ni mwiza yabona umugabo, ariko igihe azaba akijya mu tubari akara mu tubari akaza saa saba ntabwo wapfa kubona umugabo. ariko se mbarumbwire nk'ibintu bibiri muri ibintu ngiye kukubaza, icyiza cya Esther n'ikibi cya Esther. Icyiza cya Esther n'ikibi cye. Icyiza cya Esther, Esther aramutse abonye umugabo muzima yego Esther bitewe n'ubuzima yanyuzemo, yego umugabo yashatse bwanda akamutesha kazamukunda yego Esther yakuba yego ikibi cya Esther nanone yego cyamubuza no gushaka n'umugabo yego nuko ajya mu tubari akunda bwa buzima kujya kwibyinira ibikiri bike rero nibyo bibi byiwe. Icyiza kiwe noneho ni iki? Icyiza Esther ngiye tukibana ndavuga kuri njye yego tukibana yageze iwanjye anoza kugura imyenda yego gukaraba yego kugira ngo Esther ni wa muntu nanone nawe yewe aricyangejeje. Ariko uravuze ngo Esther niwe wakwigishije gukaraba, ntabwo mbere wakarabaga? Harako yongeyeho yaneje ubundi yarakurwaje cya gihe urwaye, narakubonaga mu biganiro wararwaye, yakwitayeho n'amazi akazayavana iwe akaza akanyuza muri dushe. Dusoza ikiganiro, gira inama hagati ya Esther n'umugore wa Nzovu n'umugore wa Yakasore. Dusoza ikiganiro, inama nabagira zibe ko sinzi imba dusabikora, inama nagira Esther nave mu bintu by'amayoga, ajye atakare abariwe yego, kuko none bishobora kumukurira ibintu bitari byiza. Niba afite na telefone bashaka kwimwambura yego. Ejo bundi hari ikiganiro nabonye ahantu bavuga ngo hari aho bamufashe fisa agira gute amwohereza amafaranga yo kumwishyurira yego. Ni byiza cyane Esther rero ugabanya inzoga, inshuti yanjye nubwo tutakibana ndagukunda, ariko gerageza unywa inzoga wiberewe mu rugo yaza ntukakwiye kujya mu tubari yego. Hanyuma umugore wa Yakamwana we, umugore wa Yakamwana rero buriya ye ntabwo tumenyanye cyane kuko ntabwo twabanye yego. Umugore wa Yakamwana nta bintu byinshi muzi, ariko nawe nagerageze yitware neza kuba yaratandukanye na Yakamwana. Yakamwana si bwo buzima bwiwe yego, dusazabona undi mugabo yego. Yes, dusoza ikiganiro rero ndabashimira mwebwe mwakurikiranaga kuri Nzovu. Urana we ahise yikura mu kiganiro ahita agenda, ariko ndabashimiye mwebwe twatangiranye ikiganiro tukaba tunagisozanye. Ciao ciao.